hariya mutanga inzira abantu basohoka. Usawa ki? None se twagiye Mbaye kuri uyu munsi mukuru wa Sabi urupfu namuramuwe akatubwira ibyo atekereza gukora, akatubwira ibyifuzo bye. Ntabwo nari nzi ko ari bizagarukira. Sabi yarakuze turamurira, wamamajije gupfa aje na mukuru waje mukorera ibishoboka umubyeyi yakorera umwana we, akatubwira ukuntu azavamo umuntu ukomeye, akicaza abaramuwe bombi bakuru akababwira ngo ahanyu mwarahakoze. Akaza akunda kubwira papa Eric ngo arimo arasaza, akamwita muzehe, akamubwira ngo ahawe warahakoze waratureze kuko twese twaciye mu buye. Agatubwira ngo papa Eric namara kunanirwa ngo yizeye yuko papa Gihozo ko azamusunika bakabasha kugeza papa ku bintu bikomeye bakamusazisha. Ariko si uko twabitekerezaga, Imana yo yari imitekerereze ibindi. Sabi yagiraga ibyishimo mu buzima bwe. Zabaga bigoye kubona Sabi yarakaye. Iyo twabanye maze kumenya ubwenge, aho wenda ushobora kumubwira ikintu akivumbura ukabona agize uwundi mutima cyangwa arababaye. Ariko umwana wa data yagiraga ibyishimo bidasanzwe. Natekereza ko no mu nshuti yagize ababonye uburakari bwa Sabi. Abana banjye nibo bareze, yajyaga yicara akabwira umukobwa wanjye mukuru ngo wowe nturi umwishwa, ngo uri mushiki waje. Mu minsi mike yaramaze yaradukunze ari mutoya nk'abashiki be. Yazaga ampamagara akambwira ngo babanaga i Nyamata, akambwira ngo ndashaka kuza kumpahira. Akambwira ariko Sabi wabaye umugabo urubaka ibintu byose narabikweretse, uzumbwira ngo tuzi guhaha ngo ni ukuri kw'Imana ngo iyo wampahiye niho nza numva nishimye. Bakunda kumbwira utuntu twinshi, ariko kuri uyu munsi mutwihanganire, biragoye kumva ko Sabi atakiri hano
ngo tuze tumubona twongere twishimane duseke. Ikintu cyambabaje cyane, natunguwe no kwakira mesaje ya mbere mu bavandimwe banjye bose abanjye babikira ko Sabi bitaza Imana, ariko nabonye telefone impamagaye numva ndikanze cyane. Si we wari umpamagaye, ni umuvandimwe wari umpamagaye, ariko amasaha yampamagaye nahise numva umutima wikanze. Nagiye kubyutsa umugabo ndamubwira ngo nubwo umubwiye gutya ndumva mfite ubwoba, nubwo umubwiye ngo vuka witabe telefone. Yarambwiye ngo se umeze gute? Ariko ni ukuri ko Imana yabishatse uyu munsi Sabi batazaba gihari. Igihe cyo yagikoresheje neza, yari afite imyaka mike, ariko igihe cyo yagikoresheje neza. Sabi yagiraga inshuti nyinshi, akaza akazitwereka mu ngo. Yagize inshuti ari umwana, z'abasaza, z'abakecuru, z'abana, abasore bagenzi be. Sabi nta mwanzi yagiraga kuri iyi si, ariko Imana yamukunze kuturushira mujyanye. Natwe twizeye yuko tuzamusanga, dufite ibyiringiro yuko tuzamubona ari muzima, tukanezerwa, imitima yacu ikongera igahumurika bwa kabiri. Nshimiye abantu bose batubaye hafi. Bakimara kubivuga, abantu b'i Nyamata baje iwacu ari benshi. Ndashimira abaturanyi banjye ba Nyamata, baratabaye, batubaye hafi kugeza umunsi wo guhaguruka tuza aha ngaha. Twari turi kumwe nabo, bakomeje kuduhamagara, bakomeje kuduhumuriza. Imana ibahe umugisha. Kugeza na n'uyu munsi ndabona n'abapasiteri bacu bakiduherekeje muri uyu muhango, bakituri hafi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ikindi nshimira, ndashimira Imana yarinze papa. Twari twagize ikibazo cyane kuko yari amaze iminsi ari mu ntege nke z'umubiri, yararwaye, tugatekereza ukuntu azagera aha, ariko Imana yaramurinze. Turashimira na muzehe bazanye, wabashije kwigomwa akaza akava iyo batuye ni kure, agatega akamuherekeza bakagera hano amahoro. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Ndashimira ko Demari yakomeye, twatekerezaga ko ari kure, twe twari hafi twegeranye, tugakomeza guhumurizanya, ariko tugatekereza ahari iriya kure, aya makuru yamusanze, tugatekereza ko atazabasha kwihangana. Ariko ndashimira Imana yo mu ijuru ko yamukomeje, n'ubu ngubu akaba agikomeye, kandi turamwizeza yuko turi kumwe tuzahora dutekereza kuri Sabi. Twese tuzahora tumwibuka, tuzakomeza kugukunda, tugakunda na musengeneza wacu. Urukundo se yari kumuha natwe tuzarumukunda, ntuzagire ikibazo. Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira. Ndashimira Imana yuko ngeze ku munsi w'umuruho wanjye. Nshaka gushimira Imana. Imana ishimwe yabikoze. Sabi yadukunda, akamukundira ngeze tumuhumuriza, akambwira ngo muhamagare ngo muvugisha ngo baramushaka. Ababwira ati nimwitonde, ntabwo ari ku murongo. Ariko kuba uyu munsi Imana yabishatse ngo Sabi ari gutubanziriza, ababyeyi baracyahari, twese turacyahari. Sabi yari umwana mu rugo. Sabi igihe ntashe ntangana n'umwana wanjye wa kabiri, mufataga nk'umwana. Sabi yanyubahaga. Sabi ntabwo yampamagaraga mu izina, yampamagaraga ngo sheme ibite. Sabi tugeze mu Rwanda yadukoreye ibintu byinshi ntabasha kuvuga. Kubw'ibyo kubw'Imana ubwo yabishatse ngo adutangiriza ari ujya mbere. Tubishimiye mu Imana, dushimiye Imana. Abanyarwamagana baradutaye ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi, n'ubu baracyari umugongo. Twareka kubashimira Imana. Imana ibaha umugisha cyane.
Nsabi dufite byinshi twamuvugaho, wahera mu gitondo tukageza nijoro. Kubw'Imana yamushatse ngo ari utubanziriza twese ntamuzi hagihari. Imana imuhumire uko ridashyira. Mureke mvuge ijambo rimwe, wihangane mvuge ijambo rimwe. Wowe muhagaze hano abavandimwe, nasabaga musaza wanjye ari we perezida w'umuryango kugira ngo adufashe mu buryo bwo guherekeza Nsabi. Nsabi yari umuramyi kandi yakundaga kuramya no guhimbaza. Nababwiye yuko njye nari imfura akaba bucura bwa mama, twari duhuje impano zo gukunda kuramya no guhimbaza. Umunota umwe muzamuke hano na Soso aze dufatanye. Ariko ntibishoboka, bimwe mu bitajya bishoboka ku isi ni nk'ibi nyine ntibishoboka. Ndagira rero ngo nsabe Manyana ya Muzehe Dani bazanye baturanye muri Kongo, nawe aze agire ijambo avuga, hanyuma dukomeze. Uyu misa yasengeragamo uyu mwanya mutazabura uburyo yawuvuga, ariko kera twamenye Kristo kandi aho danagiye natwe twese tuzamukurikira. None mwihangane, aba bantu bose bari hano mwihangane. Dani jewe namumenye umunsi umwe kandi umumenya mu byiza aza akora nanje nkunda. Umunsi umwe igihe kimwe yaje iwacu i Kalemi, turi mu gitaramo turataramana, aranezerwa nanje nkunda abantu banezerwa. Imana ishimwe. None Dani aradusize, yagiye natwe niyo nzira turi inyuma yiwe. Umuntu wese amenye kuko ari inyuma ya Dani, yagiye nawe natwe ariho tuzagenda. Nshimiye Imana yatuyoboye. Ubwo numvishije bampamagaye aho narindi ngo Dani yarangije, barampamagaye abacu, barampamagaye narindi, barambwira ngo wamenya amakuru y'amanyana yawe. Ndikanga kuko igihe cyose azaba umuzayifu, ngira ngo none nuko abaye tarisa kera umutima uhagaze. Arambwira wa mwana wiwe yarangije ibyo uheruka gukora ubukwe. Ndahagarara ndajuguma mu rubuga kandi nanije nyine aho nari ubwo nari ahantu nko ku birometero 60 ni Kalemi. Fati ndaza kwibarabara, mfata moto ndaza. Shitse mugoroba baraza barambwira ati nta wundi twabonye waherekeza uyu muzehe. Ati ni wewe? Jewe pora ngira ibyago, ndareba herekeza umuntu umeze kuriya. Igihe kimwe kandi bigaye kunduma umusore umwe yapfusha umugore wiwe, barabanga ngo nije kumubikira. Mbona niza kuja kubikira umuntu cyangwa guherekeza umuntu wabonye ibyago, ariko ndaba ngo nta wundi wamuherekeza ni jewe. Wacu yari yataye nka kimwe, ariko ndamukomeza kandi ndihangana ndamukomeza. Tumaze kurira mu ndege naho zamubwira ukicara kamwereka hamwe ngo ngwino urebe aho duhaye kugira ngo ngume muzahuze akomeye. Mbona arakomeye, turaraturubu. Shimiye Imana adufashije tukashika amahoro. Icya kabiri, shimiye umubyeyi Nyasuku dushitse mu gitondo aje narinzi kuko abana biwe bamwakira kuko ari induru, ariko araza arakomeza abarije ubaba
aradukomeza, uwo mwana atwakira neza, aratuvukisha, aduheza karibu, aratwakira neza, turaza kugeza dushitse hano. Yemeye shimira abantu bose mbonye baherekeje uyu muvandimwe baje ku birori byiwe by'umunsi. Ndabashimiye mwebwe mwese kandi Imana mwakire. no mu rusengero rwa famiye tugasoza. Ubwo nagira ngo nsabe nganire nahayo na biganiro batandukanye mwihuta cyane kugira umuntu agira icyo avuga atanatagihari, ariko kandi ntabwo bigoye kubera ko yadusigiye byinshi byo kumvukiraho. Ngende umukuru ariko ndi n'inshuti ye magara twabanaga mu buzima bwa buri munsi. Dani yadusigiye byinshi byo kumvukiraho. Ubuzima bwa buri munsi biragoye kugira ngo umuntu agire uburyo yabivuga muri uyu mwanya, ariko Imana imuhiruko ridashira, aruhuke mu mahoro. Ibyo ari byo byose igihe cye cyane ku isi yagikoresheje neza, kandi twizeye ko tuzongera tukamubona tukishima. Njye ku giti cyanjye twari dufitanye gahunda nyinshi cyane agiye tudasohoje twembi. Biragoye gusezera umuntu saa moya ugiye kuryama ukabyukira ku murambo saa 11. Ni imaje itazamva mu mutwe, ariko tuzongera tumubone. kandi ndashimira Sosoko yakomeye, ndashimira na famiye yose, inshuti zacu, abantu duturanye i Nyamata, inshuti za Dani, inshuti zacu twese. Imana bakomeze, kandi tuzamukumbura cyane, ariko ndanamukunda. Impamvu biragoye, ndikumva nabuze nk'ikintu mvuga, ariko Dani nta mwenda mugiraho urukundo. Ni wa muntu buri munsi mbere yo kuryama twari twarabigize akamenyero, njya kuryama akambwira ati bro ijoro ryiza ndagukunda, nanjye nkambwira ndagukunda. Nta deni rero numva mfite ry'urukundo, kumva ko hari ikintu ntamubwiye akiriho. Niyo mpamvu banzana nakomeye cyane. Wenda Imana imuhiruko ridashira, ndamukunda, tuzongera tumubone. Ukoze nk'uko abambere babivuze, biragoye cyane kuri uyu munsi kugira icyo umuntu avuga, ariko nanone nk'abantu b'abakirisitu dufite ibyiringiro yuko tuzongera kubonana na Dani. Yewe Dani yari inshuti yanjye kandi cyane tunavuka. Ba sogokuru ni impanga, kandi nitwe twari nko mu bato. Twakundaga kuganira cyane, akambwira ngo bakuru bacu tubabwire gutya, tubigire gutya. Mu by'ukuri hari igihe yenda abantu bajya bavuga ikintu bagakabya, ariko mu bantu bose twavukanaga tutanafata nimero ya mbere ku bijyanye n'urukundo no gukunda abantu. Kubw'iyo mpamvu umuntu yavuga byinshi, ariko ndabona umwanya wagiye, abantu basa nk'abarambiwe. Hari byinshi twagiye tuganira, hari no mu bantu tuvukana bansuye cyane, ku buryo njyewe mfite n'umwana muto yamubonaga yaramwibukaga. Dani yakundaga abana, Dani yakundaga abantu, Dani yakundaga Imana, yagiraga ibyishimo ntabona uko mbivuga. Cyane cyane iyo yararaga nk'iwanjye, njyewe yarambwiraga ngo wowe uri inshuti yanjye nubwo tuvuka, ariko nkwangira ko uzi umbyutsa kare. Nta kintu yidutaga. Dani yakundaga abantu, akabasura, yahagera akambaza ngo bene wacu bandi bari hano batuye he, bari hehe, ba Mushenge bari he tubasure. Sinabona uko mbivuga, ariko kuko tekereza ko n'Imana nayo ikunda abantu beza, ariyo mpamvu yamwishubije. Ntabwo natinda muri byinshi. Icy'ingenzi
mugenzi nuko tuzongera kubonana kandi dufite ibyo byiringiro ari nabyo bitwubaka kuri uyu munsi tukaba dukomeye tubasha no kugira icyo tuvuga. Muri make rero mwifurije iruhuko ridashira, tuzongera tubonane mu ijuru aho tutazongera gutandukana. Murakoze. Bari dusa nkaho mu by'ukuri urugo rwacu ari rumwe kandi wenda tubaye ahantu hatandukanye. Ndamushimiye uburyo yitwaye mu gihe cye, yagikoresheje neza kandi ndamwifuriza iruhuko ridashira. Bibiliya iravuga ngo nuko Dawudi amaze gukora imirimo ye Uwiteka yashatse mu gihe cye yarasinziriye, danarasinziriye. Dufite icyizere kuko tuzongera tukabonana mu bwami bw'Imana. Imana imuhe iruhuko ridashira. muramu wa Dani, muramu wa Sabigaba, abantu bahoze bambwira abantu dukorana batese ko tuzi se ko ari we witwa Dani na Jean Paul yitwaga Dani. Ndagira ngo abantu benshi mwagiye mubyibaza, ntabwo Dani ari izina ry'umuryango, ariko akiri mutoya ngira ngo yakundaga iryo zina, abantu benshi bararikunda. Izina rya Dani rigira amateka meza, nuko nawe yaryise nubwo ari nako se yitwa Dani, uyu we yitaga Dani, ariko izina ry'ubundi ni Sabigaba Jean Paul. Ndagira ngo ndetse na muramu we ni izina ry'umugisha, nawe yitwa Cyubahiro Dani. Ubwo rero reka twumve Cyubahiro Dani agira icyo avuga dukurikizaho wa muntu wo muri Kingdom muri minisiteri Sabigaba yakorera. Murakoze cyane. Dushimye Imana kuko tubaye kuri uyu munsi mwiza. Mu by'ukuri twese ntaho twari tuwutegereje, ntabwo twari twawuteguye, ariko Imana iri mu ijuru niyo yabikoze. Tariki ya 8 mu gitondo saa 11 zirimo zigera nibwo nakiriye amakuru. Ninjye bari hafi ye, abavandimwe bacu bose ntabwo bari bahari, ariko kugira ngo mpagere byarangoye cyane. N'uburyo narimo ntwara imodoka mu by'ukuri sinzi wenda nanjye mba narisha abantu, ariko ndashimira ko Imana yamfashije ikankomeza. Muri 1996 nabuze ababyeyi banjye, papa na mama n'abana 5 umunsi umwe, nanjye nari ndaho ngaho. Pastor byishimo arabizi, ariko ntabwo byambabaje cyane ngo binkore ku mutima, nubwo bari ababyeyi banjye, ko ku itariki 8 ejo bundi niho nahuye n'ikibazo numva gikomeye komera ubuzima bwanjye, ariko mbwira Imana ndi mu nzira ngenda ndavuga ngo Imana ifashe inkomeza, kandi yarabikoze ndashimiye. Ntabwo ndi buvuga amagambo menshi, ndashimira abantu babanye nanjye. Sabigaba namureze imyaka 8 kuva mu 2010 kugera akoze ubukwe, yabaga iwanjye mu rugo, ariko twabanye neza kandi yari umwana mwiza witonda, ibyo namubwiraga byose yabashaga kubyumva. Rero kugira ngo mvuge uko yari ameze n'uko yari ateye byantwara umwanya munini, ariko reka nshimira abantu. Mu by'ukuri nariko ntekereza ko uriya munsi hari abandi bantu bagombaga gupfa barimo ngewe, kuko nibwo bwa mbere nari mbonye kesi indenzi, kandi mu byo nkoramo umwavoka mugenzi wanjye arabizi, duhura na kesi nyinshi zitandukanye, ariko twarakomeye kandi n'ubu turakomeye. Rero ndashimira abantu bose babanye natwe kuva kuri uriya munsi hariya. Mwarakoze cyane. Ntiwe mvuga ngo ni kanaka na kanaka. Ndashimira famiye ya Nyamata, nibo bari batwegereye, babanye natwe, Imana ibahe umugisha. Ndashimira Pastor Muhire, ni pastor wanjye unyoboye, yabanye natwe muri kiriya gitondo kugeza n'ubu, ndetse naho dusengera muri Zamutemba ya Nyamata. Pastor uzababwira ngo barakoze cyane, Imana ibahe umugisha, twabonye imbaraga zabo. Ndashimira famiye ya Nyamata, ubumwe bitubarite, babanye natwe, abari hano mubabwire ngo barakoze cyane. Ndashimira kandi abaturanyi banjye ba bugufi aho dutuye mu mudugudu, babanye natwe, Imana ibahe umugisha. Hari abantu benshi mu by'ukuri ntabasha kurondora mu mvuge. Kado bamuvuze, twabanye nabo muri komite, Imana ibahe umugisha, nubwo tuvukana kandi arimo yikorera ariko yakoze neza. Kingdom babanye natwe mu kudufasha mu bintu byinshi, na za pasi murabizi ko ahangaha hari ikibazo cyo kugenda mu muhanda, ariko bagiye badufasha, Imana ibahe umugisha. Ndashimira inzego zose mu by'ukuri, zaba ari iza leta kuko nazo twabanye nazo hariya. Ku giti cyanjye numvaga bingoye,
ariko kandi hari abo twagiye tubana kandi bakadukomeza. Imana ibaha umugisha. Hanyuma abandi bantu bose ntabasha kuvuga ngo mvuge ngo ni kanaka na kanaka, nabanye n'abagenzi banjye Maître Albert, Maître Valérie, nabanye kandi n'abandi bavuka dukorana benshi batandukanye, haba ariko bava n'i Kigali bakaza bakadusanga hariya aho twari turi. Twabonye ama message menshi y'abantu atandukanye batubwira ngo mukomere mukomere, byatumye dukomera. Abapasiteri batwigishije nibyo. Reka nsabe ahubwo bagenzi banjye dukora n'abavoka niba bari hano, abari hafi bazi ijambo turivuge turi kumwe ko bagize neza, ndababona baza tukagira icyo tuvuga nabo wenda hagire n'umuvuga kuko byari byiza kandi babanye natwe. Naribuze ngo n'abapasiteri bagiye batwigisha amajambo y'Imana ahantu yaradukomeje. Imana ibaha umugisha. Nkaba rero nsoza nkomeza papa Soleil ku giti cyawe, mu by'ukuri turagukunda kandi tuzakomeza tugukunde. Ntabwo ubuzima burangiriye aha ngaha, nibyo nari nkubwiye ngo nanjye nakuze ndi umwana w'imfubyi, ariko ndi muzima ndakomeye, n'umwana wazabaho kandi azaba umuntu mukuru. Urabona ko ubuzima buragenda bukagenda neza. Rero mu magambo make, Imana ibaha umugisha. Mu by'ukuri ndabashimiye ku byo mwakoze, na bagenzi bacu batari hano ngo babwire ngo barakoze. Imana ibaha umugisha. N'ibindi inshuti yanjye muramu wanjye ugiye tukigukunze tukigukeneye, wari imbaraga zacu, ariko tuzakomeza tube aho utari kandi tuzakomeza tubane nawe. Mu by'ukuri ntabwo twavuga ibigwi byawe ngo tubisoze, ariko kandi ibyo wakoze byose n'ibyo wadukoreye bizakomeza bivuge nubwo utagihari. Imana igurire ukogeza. Mu gihe barakoze gutuka aka kanya, ntabwo tuje kuvuga nk'abavoka ariko turavuga nk'abavandimwe ba Cyubahiro. Cyubahiro yari umwana wacu. Urupfu rwe rwaratubabaje cyane. Umuntu gupfa atarwaye, agapfa udashobora gusobanukirwa neza n'urupfu rwiwe, birababaza. Natekereje Dani ni umuvandimwe, njye namuherukaga kera cyane. Dani niba nibuka neza ihe muheruka noneho muri za 80 cyangwa imbere yaho. Umunsi batubwira ko umwana yitabye Imana, baduhamagaye mu ijoro bugiye buke. Mu gufata telefone ntabwo numvaga ibisobanuro bambwira. Yishwe n'iki batararwaye. Mu gitondo turagenda tugeraho nyakwigendera yari, twarababaye. Iyo tuvuga ko tuzamusanga mu ijuru, ariko tureka tuvuge ko tubabaye. Kandi nta kindi twakora usibye kubabaye. Turashaka kwihanganisha muzehe mukuru wacu Dani, wihangane. Ntabwo twavuga ko ari twewe dupfushije twenyine, hariho n'abandi bapfushije gusumbya twe, umuryango wose ugashira, cyane cyane dushingiye ku mateka yabaye muri iki gihugu. Turashimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu bwagerageje gukora uko bishoboka bose kutugeraho, dukora za kete zishoboka zose, ndetse ibintu bikaba biri muri akete. Turizera ko bidatinze nabyo bizasobanuka. Turashimira bagenzi bacu ko yabivuze, twakoze ibyo twakagombye gukora, n'ubu bizakomeza. Ikizashoboka kizagerwaho kandi kimenyekane. Umuryango rero twihangane twese, nta kindi twakora. Kuvuga ko twishimye ko yakoze imirimo yo yari akiri mutoya, yakagombye kuzakora akageza mu myaka y'ubusaza. Kuba apfuye rero arakenyeye, apfuye tutabishaka,
yitabye Imana agifite ari umujyambere umuryango wacu witezeho byinshi. Turahumuriza Soleil turi basobwe wihangane, nta kindi twakora ariko tuzakomeza tubane n'ubundi kuko imiryango isanzwe yari isanzwe ibana. Muri make rero ndumva ariryo jambo twavuga nk'abavoka bahabaye tureba urupfu rwiwe turabikurikirana, turababwira yuko ibyashobotse byose twarabikoze kandi byagenze neza. Murakoze. murakoze. aba Kingdom Ndebe abandi muraho mwisho amagambo murakoze kumpa umwanya, ariko baza kwihangana, ntabwo ari twebwe turi gutsikamirwa cyane, ntabwo turi bubone umuntu umwe, kubera ko ntekereza ko mu buzima bwa Dani uretse umuryango we bwite, abandi bantu babanye ubuzima bwose yaba mu rugo no mu mibereho ya gikristo ari twebwe. Izinze mu magambo rero mucyo Michel natambuka hano imbere nihute rwose, turakoresha iminota twari gukoresha turi umwe turayikoresha twembi, ibiri nta kibazo, turayimanaginga neza. Uyu niwe wafashe Dani yiga mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu. Uyu niwe wamucumbikiraga mu nzu. Urumva ntabwo yari kugenda nta kintu avuze cyangwa se nta kintu abwiye abantu bamena gutya. Ndavuga Dani mu buryo butatu. Abantu banzi mu buzima busanzwe singendera sinyapfa kurira, ariko tumaze guterura umurambo gusa ari kuvuga hano nagiye kuja hariya usanga ko Dani koko yari inshuti yanjye kandi tutavugana cyane. Akadokumentari twakoze wenda baraza kukugezaho, ndibuka uyu muhungu bamutunze kamera yaraturitse ararira. Dani rero mu buryo butatu ndi bumuvugemo, ndamuvuga Dani mu buryo Dani mu buzima bw'umwuka cyangwa se mu mibereho ya gikristo, ndavuga Dani mu mubano n'abandi bantu, nongere mvuge Dani mu bihe bye bya nyuma. Dani mu buzima bwe bw'umwuka namumenye 2016 nko mu kwezi kwa 8 ubwo yaraje gutora Kimisange, abantu bose baramuzi. Dani yari umuntu ugira amahoro menshi, ntabwo yakundaga, ntabwo yabahaga ababaye, nta kintu cyamubazaga, yari umuntu ubaho yishimye mu buzima bwa buri munsi. Kandi Dani ntabwo yari azi guhakanira umuntu, kuvuga ijambo oya uje umushakaho serivisi. Nashobora kuba namwaka amafaranga 50 atabifite, akajya kubyaka undi muntu akaza akabinzanira, kugira ngo urukundo kandi agira ubuntu bwinshi. Mu buzima rero bw'imibanire n'abantu, ndizera ko muri iki gihugu nta muntu Dani yari afitanye nawe ikibazo, kuko iyo aza kuba agifite twari kuba turi mu ba mbere bakize. Rero Dani nta mwenda w'urukundo nk'uko abantu benshi babivuze, abamukuru we, abajire, aba n'abandi, nta mwenda w'urukundo dushobora kumubaraho. Dani mu buzima bwa gikristo rero tugeze kugira abaririmbyi wenda bamwe barabizi, ukunda kubaho ayo makesi. Tugeze ku muririmbyi umwe aragenda asa nkaho tutakiri kumwe, kandi yari umwanditsi w'indirimbo, abantu benshi bahita bamutekereza, turababara twumva tuhuye n'ikibazo. Ariko Dani muri icyo gihe, Dani yari umwanditsi w'indirimbo zifatika. Umuntu wese uzi indirimbo yacu iri hit tuvuge muri ayo magambo ni Dani we yanditse, kandi yandikaga indirimbo ziri biblique, bana indirimbo z'amarangamutima n'ibindi bintu umuntu ashobora kuvuga. Dani rero iwe barahazi, yagiraga icyumba cy'amasengesho. Dani yakoraga amasengesho yo kwiriza kiba Kimisange ndamuzi, ku buryo yazaga agasanga muri kurya akaraza naho kamera akabaye n'abatuka tuvuge gutyo muri ubwo buryo. Dani yari umukristo mu buzima bwe bwa buri munsi, kandi yari umukristo ku mutima atari kugira ngo abyereke umuntu. Dani rero mu bihe bya nyuma yakoze indirimbo nyinshi. Imana nidufasha umuntu uzabona telefone ye azayiduhereza, kuko harimo ibihangano byinshi by'umwuka, harimo indirimbo, harimo ibintu byinshi, harimo nka album ubu ngubu dufite igiye gukorwa, indirimbo zigera ku 10, 9 ni Dani wazanditse, ntabwo ngira amarangamutima. 9 ni Dani wazanditse, yanditse mbere Rutare, yandika iki gitumye wiha, yandika indirimbo zose muzi dushaka kuririmba, yaba muri Foursquare cyangwa ahandi hantu abantu bazi. Rero Dani
wari umugabo wakoze byinshi, wabanye n'abantu, wari imfura mu byo ukora byose. Nta muntu n'umwe, nta kintu twagushinja, ariko wari muto mu myaka wari ufite, ariko wari munini mu bikorwa cyane. Twizere ko ubuzima bwawe aho uri ni heza, turakusezera uko ridashira. Imana ibahe umugisha kandi mwakoze. Nkomeje umuryango wiwe, nkomeje komite twakoranaga mu buryo bw'imyiteguro, nkomeje inshuti zose za Dani. Abakozi, Imana ibahe umugisha. Michel arakoze, ni umuvandimwe wanjye, tumaranye igihe kitari gito. Sinzi uko bizagenda, ariko Michel ni umuntu tubanye kuva muri primaire, aranzi ndetse nanjye ndamuzi cyane. Rero azi amarangamutima yanjye ndetse nanjye nzayiwe. Niyo mpamvu rero ashobora kuba yanamaye n'umwanya. Dani ntabwo nari kureka kugira icyo mvuga kumusezera. Mbere yo kugira icyo mvuga, nta kingdom, nta famiye yanjye. Yesu ashimwe. Nta kingdom, nta famiye yanjye. Kingdom yose yabaga mu rugo. Umuntu wese nimba ari uvuye Kenya, nimba ari uvuye baba mu rugo. Niyo mpamvu ndabizi uri umuvandimwe, ndi mukuru mu muryango, ndi mutoya, turangana nta kibazo. Ndashaka ngo Mutesaze ndetse na Ngabire mbabarire, ushobora kuvuga, simvuga amagambo menshi, ariko ntabwo nari kureka kugira icyo mvuga mu gusezera Dani. Dani ni umuvandimwe wanjye. Njye natekerezaga ko ari we muvandimwe wanjye cyane. Dani namukunze hashingiye ku nyungu runaka. Twabanye ntafite izindi nyungu runaka. Mukunda nk'umurumuna wanjye, mukuru wanjye, kuko byagezeho Dani adutanga gufata imyanzuro. Turamuruta. Nakundaga kuba ndi kumwe na Jire, akatubwira ngo dushake. Dani yaraturutaga. Dani ntago yanganaga nuko mumubona, yari muto cyane, ariko akaturusha gufata imyanzuro. Ibyo ndabimushimira. Ahari wenda ari kugenda adasize n'umwana, ariko ndabizi neza ko n'umwana tuzamwitaho. Impamvu nzanye abavandimwe, Dani yabanaga na mushiki wiwe, baza kwimukira i Nyamata, biba ngombwa yuko aza kuba mu rugo. Ntago nigeze najurira gatoya kumwakira. Namufashe nk'umuvandimwe kandi mumenyera buri kimwe. Mubera mukuru wiwe, mubera na se. Abizi papa we ntago yakundaga kuba yibereye muri Kongo, bakavugana bigoye kubera amaneto akagoye, ariko namubaye hafi. Numvaga kuba ntagira ikintu mvuga kuri uno mwanya, simbizi, sinzi aho nari kuzavugira. Ikintu cya mbere ndashima Imana ko namubayeho mu bukwe bwe ukagenda neza, abantu bakitabira kandi bigakorwa neza. Aba nongeye gushima Imana ko nongeye kandi kuri uno munsi wo kumusezera tukaba abangana gutya bateraniye hano. Byari bigoye, byari mu bihe bigoye, ari muri corona, ariko kuva umunsi wa mbere biba. Ndashima Imana ko yabanye natwe. Dani yagiraga urukundo rwinshi. Dani kuba muzi yari afite imodoka, ariko yari ya famiye, yari y'umuryango. Umuntu wese yagiraga ikibazo akavuga ngo Dani afite imodoka, mumuhamagare. Dani njye nageraga nkamubwira Dani, ibyo bintu byo gutwara abantu bireke, basi bazajya bagwa n'iyo essence, ariko ibyo ntabwo yabyitagaho kubera urukundo gusa. Ibyo akabikora agaspendinga essence yiwe. Dani namukundaga cyane, kandi reka ndakoresha Dani namukundaga cyane byimazeyo, kandi bitarimo uburyarya. Icyo yambwiraga icyo ari cyo cyose, ntitaye kumenya ngo mushiki wiwe uri hano hirya, arinde uri hano hirya, ntakimukorera uko kiri kose. Kandi ikindi ndashimira ababyeyi banjye, ibigeze bagira ikibazo cy'uko turi kumwe na Dani, baramukunze kandi bamukunda uko ari kose, ntacyo bashingiyeho. Bankunda nk'uko bangenera ikintu, akaba ari nako bagenera Dani ikintu. Ikintu nshima cyane ni uko
iminsi yose twabanye nta kintu kibi twigeze tugirana, nta deni ry'urukundo mufitiye ndetse nawe ntaryo afitiye. N'ibyo wenda ashobora kuba naramuhaye byose nabimuhaga nk'inshingano, ntabwo na-expectingaga izindi nyungu runaka nk'uko umuvandimwe wamufasha. Rero ndafashe uyu mwanya kugira ngo nshimire abantu bose. Nari kuvuga byinshi kuko urupfu rwa Dani rwarangoye, nararubonye mbura amarira, so ugashoberwa gusa. Ariko mu kanya uko umunsi ugenda ushira ukagenda bigaruka. So rero narababaye cyane, ariko ndashima Imana ko bino byagezweho. Ikindi sinasoza ndashimiye abantu, nyuma y'uko bino biba twatekereje nk'uko nawe ndi kubabwira Michel ni umuntu tubana umunsi ku wundi. Twaratekereje turavuga se Dani ko bigenze gutya turakora iki? Twari dusanzwe dutegura amakonseri 3,000 bikaza, 2,500 bakaza. Turavuga ngo Dani aragiye, uko twari dusanzwe dutegura amakonseri ariko tujya gutegura ikiriyo cya Dani tutitaye ku zindi nyungu runaka. Yesu ashimwe. Tugomba kubyumva kandi tukabuhoka tukavuga neza. Umuntu mbabajwe nuko ndi kubivuga Dani atanahari, kuko Dani yari inshuti yanjye, yari umuvandimwe wanjye by'indani, nta kintu yamishaka. Rero ndabishima Imana ko tumusezeye neza, kandi abangana gutya muri bino bihe bya corona bakaba babonetse. Rero twagize ibibazo bamajyana Rwamagana, ukubujyana Rwamagana biba ikibazo cy'amapasi. Ndashimira umuntu bita Fiacre, yatubaye hafi, turamwisunga, turabana, dukora buri kimwe. Ndabishima cyane. Ikindi ndihanganisha Jules, ndabizi biragoye kuvuga ngo umuntu mwabanaga aragiye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Nanjye twarabanaga cyane umunsi ku wundi, ariko kuvuga ngo umuntu muratandukanye birababaje. Rero navuga byinshi kubera ko twabanye umunsi ku wundi, twavuganye byinshi cyane, ariko reka nihanganisha Soso, biragoye kubura umugabo, ariko twarabavandimwe na Dani, n'ubundi uzakomeze tubene itaje tuganire byinshi, tuzagenda tubiganira. Rero nihanganisha buri muri hano, biragoye ariko tugomba kucyakira. Murakoze. Impano ituruka ku gusenga yabaga mu cyumba cy'amasengesho, urusengero rwacu rw'ishimo cy'amasengesho, arimba kandi asenga. Dani yari umuririmbyi w'ingo z'ikorari, Dani ari umuririmbyi w'ingo z'ibisirimba, amadomene yose umuhamagaro waragufite wo kuririmba. Umugisha twagiriwe kuri we ntabwo tuzamwibagirwa, n'imbaraga z'itorero. Tubana nawe kugeza akora ubukwe, dutandukanywa nawe agiye hari Nyamata. Umunezero yahagarara imbana n'abantu 3, 4, 5, 2:30 duterana 3 ukagira ngo itorero ko araririmba sinzi wenda ingabo zo mu ijuru, kandi zari zonyine kuko arimba uzimuka. Rero dusoza turabwira ko iminsi umuntu amara muri isi myinshi cyangwa se mike ntabwo ariyo ingenzi. Icyo umuntu yakoze muri iyo minsi nicyo cy'ingenzi. Rero iminsi mikeya yamaze kuri iyi si yakoreye Imana, yakoreye itorero, atubereye umugisha, tubakomeza tubihanganisha. Ngira ngo bwire Papa Soleil ntabwo nzi Icyongereza, ariko uzamufashe mu ijambo azosoma igitabo cya Rusi. Yahagurutse hariya nibuka Rusi, Imana mama izaguha umugisha ngo yahaye Rusi. Ni umuryango ukomeye asigara agusigiye n'imbaraga zikomeye. Mukomere kandi mwihangane, twese ntabwo azagaruka, ariko tuzamusanga. Imana ikomeze imitima yanyu, ikomeze imitima yacu, iri humure ryose, duhumuze kandi dukomeze. Murakoze, murakarama, Imana ibahumugishe. Arakoze Pastor. Reka duhamagare umwe mu banyamuryango no muri famiye ya bugufi. Ndabo hari abantu batangira indabo hano, hari n'abandi bazitangirira. Abazitangira hano ni abantu batari bujye kwirinda. Muzi ko kwirinda turi hano cy'abantu 20. Ndagira ngo murabyumva ko atari ikibazo twabasha kugira icyo twahindura. Ubwo rero abo duhamagara kuza gutanga indabo hano
abo tudahamagara barumva neza ko baza kuzitangira ku irimbi. Ubwo rero turahamagara abantu bake, nyuma yo gutanga indabo turaza gutanga umwanya wo gusezera umubiri wa nyakwigendera Kabigaba, hanyuma tuza no gusoza. Murakoze cyane ko mukomeza kwiyumva. Inshuti bavandimwe bacu twese zacu, mpagurutse muri uyu mwanya ntabwo usubira mu mateka yiwe n'ibyo yakoze, kuko mwabyumvise, kuko mumuzi nuko mwamubonye, ariko ndabashimira kuko mwatubaye hafi mu mwanya ukomeye nk'uyu. Wabuze umwana w'agaciro kandi wari ukiri mutoya, kandi waduciye intege pe, ariko hamwe n'Imana yatubaye hafi, namwe turabashimiye cyane. Nk'uko bavuze Dani, nanjye nabaga muri Kongo namumenye angana kuriya. Dani yasabanaga n'abantu bitarabaho. Hari ijambo mwana Michel yavuze, yagiraga imodoka yiwe yari iy'umuryango. Ubu ufite ikibazo wese wamuhamagaraga akaza. Njyewe ubwanje nagize urubanza mfite ubukwe ibyumba, ndamuhamagara araza aranjana, gusa twagiye turi batatu, aranjana ngeze ibyumba arangarura, kandi si njyewe njyenyine. Ni ukuri yari umwana wubaha, wumvira, ugaruka. Ariko rero Imana yamukunze, Imana yamucuye. Tukaba dushimiye abantu bose mwaje kudufata mu mugongo. Ndashima Imana yakomeje umuvandimwe Dani. Iyo umuntu apfuye urwuba ruza rurangira mugasigara mutekereza abariho. Twahise dutekereza ukuntu azaviriya n'ukuntu azagera ino, kuri twumva idukinde. Ariko Imana iba hose kandi ibana n'abantu bose, irabukomeza imuha imbaraga, arazagera hano. Kuba Imana yaragushikije hano ni ukuri Imana ishimwe cyane. Kongera gushima Imana yafashije manyana yacu n'umwana bari kumwe. Njyewe twaravuganye akiririya, yarapamagaye nanjye twavuganye kabiri, ambwira ngo turiko turashaka ibyangombwa, nibiboneka tuzababwira, ariko se muzatwihanganira. Ndamubwira ngo tuzihangana kuzogeza ubwo muzatubwira kuko bishobotse cyangwa bidashobotse, ariko mutaratubwira ko binaniranye ntacyo twakora. Imana yabafashije, namwe mukaza mukagera hano, kandi ukuntu kuri ntimwarujwe n'ubusa, ni umurimo munini. Imana ibaheze umugisha cyane. Rero nkabashima imiryango yose mwaje kudufata mu mugongo, Imana ibaheze umugisha. Mwakoze inshingano zanyu, ukudufashije natwe tuzabafashije, kuko ni inzira ya bose. Tukaba tubashimiye rero, tunababwiye kuko tugiye kwerekeza iriya nk'umuryango. Njyewe bahagurukije mvuze ngo mwese umuryango wacu urabashimiye. Mwakoze byinshi, mwaradufashije mu buryo butari bumwe, mwadubwiye ijambo ry'Imana, mwaradukomeje. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Rero nkaba ndangije mwifuriza uwo mwana iruhuko ridashira, Imana imuheze umugisha. Murakoze cyane. Harakurikiraho famiye ya ba nyirarume wa Dani, famiye ya ba nyirarume wa Sabigaba, baze nabo bashyireho ururabo. Agire n'ingoga cyane, famiye ya ba nyirarume wa Sabigaba baze bashyireho ururabo. Ndasaba ko haza bakeya cyane kuko nibaza yuko ntabwo byabasha gukora.
ariko rwahunze kugeza muri kino kurajya kuri ya sayi baracomoka barakoze cyane famiye ya Nyirarume barakoze cyane. Harakurikiraho famiye ya ba Nyirarume wa Soso nabo nibaze bashyireho ururabo. Famiye ya Nyirarume wa Soso gire n'ingoga nubwo haza babiri cyangwa umwe birahagije. Murakoze cyane. Harakurikiraho famiye ya Kingdom, famiye ya Kingdom, famiye Kingdom ya Minisiteri haze bashyire muri wa Minisiteri Kingdom haze bashyireho umuyobozi wabo nimba ari hafi, niba adahari nta kibazo. Famiye Kingdom bambwiye ko ari famiye. Famiye Kingdom irakoze. Barakoze. Ubwo harakurikiraho famiye ya Nyamata, famiye ya Nyamata famiye ya Rwamagana, famiye ya Rwamagana bakomeje kubana nabo muri iyo famiye ya Rwamagana sosiyete Rwamagana Sebastien, sinzi niba Sebastien yabashe kubona umwanya n'abandi famiye ya Rwamagana urubyiruko rwa Ntwari. Murakoze cyane. Reka duhamagare noneho ubwo rero gusezera ya Minisiteri Kingdom baze hano imbere kugira ngo babashe. Famiye Rusezerano ntabwo nigeze nyibagirwa, ndayizirikana rwose, natanga amatangazo nyuma turimo gusezera no kwinjirira hano ugatambuka, hanyuma icyo gihe Kingdom irabiririmba, ariko mbere yabyo twari turangiza round y'indabo bwa mbere. Harakurikiraho famiye Rusizana. Harakoze famiye Rusizana. Ubwo hagiye gusigara famiye, haratanga ururabo famiye Shabutwa. Famiye Shabutwa nabo bashyireho ururabo rwabo. Akoze famiye Shabutwa. Harakurikira famiye ba Nyirarume wa Soso, ariko bambwiye
nabishyizeho ubwo n'ibyiringiro bidashakishwa, ibyiringiro bitsika imitima, bifasha imitima gukomera n'ubuhamya. Twabuze umuntu nk'uyu, abantu bagahagarara bagahamya, basangiye amaraso. Uyu mwanya rero turasaba ngo tuyobore aho tugiye kwerekeza Rusororo. Abantu bose bagiye kujya hirya no hino, ari abataha, ari abajya gushyingura, twese tuyoborwe nawe, ndetse n'amasaha y'umunsi asigaye akomeze kuyoborwa nawe. Ugize neza kuzafasha uyu mudamu, uzafasha abantu bose, papa w'uyu muryango, ukomeze kubagirira neza, ihumure ritahe mu mitima no kwizera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ugize neza kubitwemereye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tangiza abantu basohoka. abayifunze inzira bakabanza Hello?
kureba Patrice cyangwa ndasesera babidufasha cyane kuko njyewe ndagenda mbere yanyu abahungu bo muri eteri bari abazi bari muragenda gutya mwihangane mujane nyuma yawe abandi batambuka hano hejuru Okay. Bagi, oya, fungira. Igare, fungira, munja. Ntabwo mutwumva. Ntabwo mugiye gufunga inzira. Ndabasaba ko munyura munyura. Ntawe uzongera kurega. Usohoke. None se sohoka rero biraranga. Byarangiye nabigenda. Bashoje bashoje twagiye mukatire igikapu abandi twagiye abandi bose bagiye nta wundi Thank you.